Sinakubwiye ko nzakubwira nk'agace. Burya rero najya ngo nkubwire ko burya voka y'imbwa imanuka hehe. Ushatse kuvuga ko imbwa ari inde voka ari inde? Umva kuva nabaho mu buzima bwanjye, kuva nanavuka nibwo bwa mbere ngize amahirwe nk'aya ngaya. Ariko none ndayabonye. Bite bya madame? Bite bya urumva ari byiza? Uranyihorera? Ariko nkubureka gusa. Wanyihora usibye agasuzuguro k'abagore cyangwa se abantu batajya bashimira Imana. Jyewe nk'umuntu akakwitama ntabwo wakumva wishimye. Hanyuma nimba nishimye nyine ugomba gutuma n'ibyo byishimo aho wabikuye ugahita wibuka bwimo ko ari wowe uguteye byibura nanjye ukama. Ariko ngo se wamugabo urashaka iki? Wamaye amahoro ukama amahoro mu rugo rwanjye. Urashaka iki wowe? Ariko amahoro ndedanyagwa. Okay, nimba utangiye gukanka mareka duhindura ingingo. Shyira ahangaha. Nta mafaranga afite. Shyira ahangaha, amafaranga yanjye wasigayemo ni menshi. Shyira ahangaha. We nta mafaranga afite. Nuko numukumwe nta mafaranga yanjye ufite. Nta mafaranga yanjye ufite. Ntayo. Okay, nubu tuvugana narinje wawe kukureba kandi ndahavanya cyane. Tugende. Mvaho njyana nawe hehe? Nta mafaranga afite. Urayama ntuyaho. Ntayo nguha, ntayo ufite. Ariko urashaka ko nzaguteza amagi nakagutera amagi mu bwonko? Urashaka ko nzafata amazuru nkashyiramo imizinga y'inzuki nk'itandatu? Urashaka ko uzajya wasama ibishoroga n'ibivumvuri bigaturuka mu hano? Bikore ikizaba nzanywa umuti umutekamutwe. Sawa, nimba ndi umutekamutwe rero reka subireyo. Kandi ikindi cya kabiri sibyo, ugomba kumenya yuko iyo naje mba naje ikoresheje transport. Urumva amafaranga yose ngenda y'amadepense yose nzayishyiraho. Uzashyiraho? Ngo nta nzashyiraho. Wazakunyunguta nka bombo, nkafata bombo nkakunyunguta paka ushonze. Uzayashyiraho byamaze gukora. ntabwo usongera rwose ntabwo nkunda ukuntu wamufunga umutwe. Ni ukufunga umutwe nawe ugakabye. Ni ukuri nabigusobanuriye. Nangiye gusa kumusobanurira nyine ukuntu nyine ntakangendeho ngiye ko ntamukunda none dore byakurakaje. Hewe wambabariye. Kamubwira ikintu kimwe utabuze. Shanta gukunda. Mu by'ukuri iyo mbonye umuntu nyine ashaka kwivana mu buzima bwacu no urukundo rwacu ndababaranye, nibyo bituma mangayika ugasanga turi ntugahangayike. Mwese urukundo ni icyizere, jya ugira icyizere. Gusa urukundo rwacu rudashingiye ku cyizere urumva rwaba rushingiye ku ki? babireka tubireke. Oya tubanze tubikemure. Niba njye nawe dufitanye ikibazo tujye tubanze tugikemure kirangire. Ni ikihe se dufitanye ikihe kibazo? Kugira ngo turifuze icyo ubundi ushaka ko tugikemura gute? Ni kumbabarira. Mubabarire? Ndakubabariye. Mukenga mubabare. Wanna hug me? Come on. Ntabwo ntongere kurakara. Nta bintu byo kongera kurakara. Na. Ntabwo bite byawe. Ni byiza amakuru, nta kibazo. Ese bitakubwo ari kurimo kunyitegereza cyane bite? Ngenda ndabona ufite ikibazo, ntabwo umeze neza. Kandi utameze neza simbikunda. Mba ngerageza kugira ngo wishime ariko wapi ntiwishime. Ufite ikihe kibazo cy'utambwira? Oya, nta kibazo. Ahubwo se ashaka kubaza gusabye akantu wakasubiza waje akabazo. Yego cyane. None se
tugiye tugisubirira mu cyaro twava aha ngaha aricyo byakutwara. tambwira ko ari ibyo mwatekereza ni ukuri rubere tambwira ko ari ibyo mwatekereza njye ntabwo nasubira mu cyaro rwose njye ntabwo nasubira mu cyaro nta nubwo nahashobora yego nyine mu cyaro ni heza ndanahakunda ariko mu cyaro kuba twaragize imana tukahava tukaza muri uyu mujyi nkaba naragize n'imana tukahaba ni uko imana yabonaga ko nyine ngomba kuhaba no gusubira mu cyaro rwose mvana kure mu mutwe bikore mu mutwe mwese hano tumeze neza mvana byo kuvuga mu cyaro bikure mu mutwe natubona tuzaguma hamwe kuzagiza ryari ngewe no kugeza ndongora nawe uzahabe kugeza urungura kumva kandi uzagira ivu ntazagutanga iyo tumeze neza tubayeho neza ariko noneho ibi nabyo ni shaka bigatsiko nk'akeza mu cyaro bikuri mu mutwe no kwimana ubwo ni umwanzuro wawe wamaze gufata Mako ubu ni umwanzuro wawe ute wari wabona umuntu yikura amata mu kanwa wowe se tuzikura amata mu kanwa kuko dusubire kuko muri ka gahinda kacu kuko tubayeho hano twibereyeho neza nta kibazo dufite abantu badufata nk'abana babo ubwo urareba ugasanga aya ngaya ari amata turimo Mako ngaho ncicika basi tarakara ibyo kujya mu cyaro wumva ibitekerezaho bikure mu mutwe wawe ntibishobora mbwira ibindi byo gutekerezaho bitari ibyo cyiza wanjye ari ibyishimo byanjye nawe urimo urashaka umumvutse igihe iki ngiki ariko se ko naguhaye amafaranga ko nabavanye mu cyaro mumeze nabi ko maze kuba umusore w'ibigango wanditse ko twabiganiye ukandika wanditse ko wandikiye cyiza wanjye ko wowe umushaka iki amubwira kumureka ryo nushaka kubyibagirwa nushaka kubyibagirwe ubyikuremo jyewe icyo namaze kubona ni umwana wanjye igisigaye ni uko mfata umwana wanjye Mako nyendeko igize kandi nkukoze iki mbwira n'iki kirimo kikuriza giti nubere wowe warambemukiye mu buryo ntakekaga imana bamwiririza kubabarira naho papa na mama bari mu ijuru barimo kukureba yuko wambemukiye none se n'iki nagukoze nakugize nde nubere wabaye umwana mubi kuva twava mu cyaro ntabwo wigeze wongera kuba umuvandimwe wanjye ni ibintu byose wampishiye imyaka yose ishize kugeza n'uyu munsi akaba ari bwo mbimenye reba igihe cyose gishize na data na mama aho bari mu ijuru barimo barakureba yuko wahindutse kandi ukamugamo ibiki se ntabwo ukifata nk'umuvandimwe wawe kera twajyaga inama nk'aho n'umuvandimwe mukambwira ati mushiki wanjye dukora iki cyangwa dukora iki none reba ubu ngubu nsigayemo nta kintu nzi ngenda gukenera nkakubura ngewe nakwegera nk'umuvandimwe wese ngo umenye ikibazo cyawe ukabimisha kumbura murarwana n'ibintu mu mutima wawe ngewe nta nubwo ukishaka ko mbimenye ubwo se mazi ngewe nshaka nanjye nzapfumurikiye n'ababyeyi bawe oya basi tuza nkubwira ababyeyi Mako njyewe ndabona ibyawe ntazi ibyo ari byo ntabyo uzi nyine ubwo ngiye kuba nkuretse nuza kuza gucururuka uraza kuza kumbwira urabizi ko ngukunda cyane kandi nubwo mushaka gusa Mako ngana iki koko ikintu kikubaza gitya n'iki
mana amabanga yawe ca ugenda aho ugiye njyewe ndeka ibibazo byanjye nzawe mana ninzi njyewe ninzi mana ninzi ibibazo nsaba warakoze nyine ako reka njyewe reka kureke ubwo nuza kuza gucuruza uraza kuza kumbwira ngenda nyine ariko umva bazi kubwira yewe muvandi ndakwiyamye ndeka genda ugiye ariko se ngana ko kukumbwira Uzuni ukanga bite byawe harya abantu baziga guteta amakobwa hanyuma ze n'abamuteza kuki zo bimbarije ubundi ukurikije icyo wimbaza ariko ubundi ni bwanasaze kuki ubimbajije uretse ibintu byo kwishyira mu myanya mutarimo no kwizamuza ibiciro agahungu nkawe maringaringa kari aho ngaho ubu n'ubundi uzamumarira iki wamuginga uguza agapira ejo bunini ko kari kukwasa uburyo kameze n'iki byose hanyuma se n'iki yakubwiye ko namumarira n'iki se basa nakeneye nayo namuha icyadakeneye se n'iki icyadakeneye n'iki akeneye umuhungu mwiza nkanjye ufite urukundo urumva ruberanye n'umukobwa mwiza nk'uriya uraza maringaringa ipantaro n'imwe uyihora ameze nk'umunsi ngarukamwaka w'umuganura ariko wabyimbye urumva ukwiye gutereta amakobwa ndakubwiza ukuri nziza ry'Imana ntabwo bishoboka ako buno buhungu utazi ahantu bwaturutse kwera umuzi ko mwe tuworora nka mayibobo utazi ahantu waturutse siko mujya muncanga ubu kwera utangiye kwibagirwa ahantu waturutse ko muhongo ngo sa neza ngo iki ukurikije iki se nka mayibobo ngewe dimbi nka mayibobo izina ry'Imana uzabaze n'amakobwa arabizi uzamubaze kuva kera ku isambu urumva arabizi neza muri quartier yose ngewe dimbi ndi umusore wifashije nta nubwo meze nk'abo bana baba bakirirwa bamenyerwa ipantaro bamenyerwa buri kimwe cyose uzabaze urumva neza reka nigendere wembe nkuretse oya garuka ungarura se uzi ndagukoma bro ndaguha ariko ubundi kuki kavukire mwiyemera ubu urabona kuba ngeze mu mujyi ejo bundi urumva ubu ngubu aribyo bikugira umuntu wahatari ku buryo wumva abantu hari umukobwa reka nkubwize ukuri uretse ko ari ukora bya bintu byo kuvuga ngo wenda nuko ntarabona umwanya ngo muguke ngira iki izina ry'Imana we ntabwo wanjyana umwana kandi mbikubwije ukuri we ntabwo wanjyana umwana akubundi bro kwera iyo wifata ukamagarika mu nzira gutya ukanisha gahunda zanjye uba wibaza iki wowe uri iki imbwa y'urusatsi gusa rushinze rumeze nk'umusumari wa 15 umeze nk'inyamira ziri muri pariki wanjye mugenga ntabwo utamukura hino urumva neza n'undi munsi man urumva neza azamenyera njye byande nkweto nureba ngo uri badox na papex n'ibiki ndakura ubu musatsi namunyuza mu rwembe kandi umwana wari imyumba tudahago tubeze nkamwe mu kirya bafite y'ababyeyi urumva neza ndakura hano ntabwo birarangira ndashaka kwikosora ku buryo uzagira ukabibwira umukobwa uranshaka y'ikimana iyo ni gasopo ya mbere iyo ni iki ariko sekete ubwo kutakirya urana bizagenda gute mama njyena mba numva nashaka ibyo kurya njye mba numva nishakira amata ntabwo ushaka ibyo kurya ariko wa mwana we kubona ibyo kurya mbibona ngotse ubu urumva ushaka amata uzayakura he koko ariko mama nawe uteka ibiboga buri munsi njye sumva ibyo nzarya mba nshaka nk'agafiriti mwana ngo nteka imboga buri munsi
sinakubwiye ko imboga zituma umwana agira intungamubiri mu buzima. ndabizi. Nese ugiye nkora iki koko? Urumva ushaka ko nzakujyana kwa muganga bakaguha umuti utera apeti kugira ngo ujye ubasha kurya? Oya mama, wapi pe? Mba narushye nataye umutwe ntekeza ngo se urabona iki, urarya iki, none ngo urishakira amata ngo ntabwo biriya biboga wabirya. Ndakujyana kwa muganga. Oya mama, wapi? Kubera iki? Niba guha ibinini ukajya ubinywa buri munsi ngo ugire apeti, oya mama, oya wenda nzajya ndya ariko ni ibinini. Uzajya urya? Reba ku meza ibiryo nashyizeho biracyariho ngo ngwino rero ujye kurya, sibyo? Niba udashaka kumujyana kwa muganga akawe imiti ngo tugende, sibyo? Urabirya ubimare. Gatwigendere mukobwa wanjye. Dody wabaye iki? Kuma nawe cyangwa wakubise cyangwa uvuye kurwana? Mana nzi ukuntu wabaye. Nise ubaye iki? Kigo cy'iwacu se nini? Icyayi ntabwo ukizi. Kihe nyine? Iki ngiki kibana urugo. Inde ntuze se dimbi wancuruza mu rugo. Ndambaje. Icyo ngicyo. Hashe nubona ko uburyo bangize. Ukweri urareba uburyo bangize nawe. Umuntu umwe nguko gukorera nk'ibi ngibi ngo arimo ariyorera ngo ubutangwa noneho ngo azakora ngo uburyo bwari bwo bwose kugira ngo akwikureho. Arimo ni kugira ngo akugarukire. Ngarukire se akusi ni rya rundi cya kiburyo ngiye kizamenye ko nta gahunda atanye nacyo kikandika kikagakomeza kinyikurura. Ako zanjye reka nkubwize ikintu kimwe. Wallahi nuramuka utagize ikintu ukora ngo mwikureho. Njye nawe turarwambikana kabisa. Abushe nawe ntago bakimira ikibazo nese ngo ugiye kujya wirirwa urwana koko ku muhanda. Nese reka nkubwize ukuri umuntu ukoze kino kintu kwera urambwira ko utazakora iki. Nanjye rero ngomba kwikoramo nkuko nshoboye ngangiye uko mugenzi nutabikora wallahi. Shiribazi kamubwiye ngiye umurangiye kumwihanangiriza ntabwo azongera kwitwa karega nanjye ntabwo umuntu kumenyera umuranda aza kumwihanaza nta nubwo azongera gukora ibintu bimeze gutya barukorera nukuri ndamwihanangiriza no kuri Imana basi Paul ngaho jya muri dushe ukarabe hose n'ubundi ndabona wiyanduje ubundi ujye kwikaba Mary arimo guhamagara yakubuza rero ukarabe vadonda Shiri Paul bye ndabirambiwe rwose. Kurya mu dimbi umuntu yavuye mu cyaza kumwikirana kugira ngo nteshe hose